ni umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure, wari umaze amezi agera kuri 5 abyaye umwana, ariko aza kwambura uwo mwana we ubuzima. Ibyo turi buze kugenda tubiganiraho ndetse turebera hamwe n'uburyo uyu mwana yafashe umwanzuro wo kwambura umwana mugenzi we. Ndamwita umwana bitewe n'uko nawe nta myaka y'ubukure yari afite, nubwo yabyaye yari umubyeyi, ariko nawe yari umwana ukirerwa. Ibi rero byabaye ku itariki 12 z'uku kwezi kwa karindwi muri uno mwaka turimo w'ibihumbi 2026, ubwo uno mwana yari ari kumwe n'undi mukobwa w'inshuti ye mugenzi we, baheka uno mwana bava mu rugo, ariko mu kuza kugaruka bagaruka batangaza yuko umwana yapfuye. Ariko bimwe mu bintu byatumye tuvuga yuko uyu mwana ari we wambuye umwana we ubuzima, nuko ari kenshi yabigerageje, ariko abantu bakaba hafi bakagerageza gukumira icyo cyaha kitaraba. Icya mbere turabona ni uko yigeze no kujya ku bitaro biherereye hano mu murenge wa Kiyumba, ngira ngo ni ibitaro n'undi bya Kiyumba, ajyanyweyo n'abo mu muryango we bitewe n'uko yari yanze konsa umwana. Bisa nk'aho yashakaga yuko umwana yicwa n'inzara kugira ngo umwana abure ubuzima, ariko abari bamuri hafi bamujyana ku bitaro, ndetse abaganga bitewe no gushyiraho igitsure bamutegeka konsa uwo mwana, arabyemera aza gutaha. Ariko noneho byose byaje kuba bibi kuri ino tariki nababwiye 12, ubwo umuvandimwe wa mama we ari we nyina wabo yamubwiraga ngo gukubura mu rugo. Undi nk'aho yagakoze ibyo bamubwiye, ahita arakara, aheka umwana agenda ubwo, ndetse ajyanye na ya nshuti ye naje kubabwira, bose bari mu kigero kimwe. Mu kugerayo rero baturutse muri uno mudugudu wa Gitwa bajya mu mudugudu wundi baturanye witwa Rebero, uri mu kagari ka Kavumu, hanyuma baza gutangaza yuko uwo mwana yitabye Imana. Uyu mwana rero bimwe mu bintu byatumye mvuga yuko nawe yaba abiziho ndetse bashobora kuba babiziranye cyangwa se ari ubufatanyacyaha, nuko nawe yabyaye umwana, ariko abajyanama bakaza kumubaza bati uyu mwana watubwira umuntu waguteye inda? Ariko uyu mwana aravuga ati njye sinamubabwira bitewe n'uko natwaye inda ntujuje imyaka, ndetse mubabwiye bishobora gutuma bamufunga, aricyo cyatumye nyine abigira ibanga. None rero biravugwa yuko yaba yaje kugira inama uyu mugenzi we bakambura uyu mwana ubuzima, bitewe n'uko inshuro nyinshi yari yarabigerageje n'ubundi ntabigereho. Rero abaturage ikintu bakomeje gusaba ni uko uyu mwana w'uruhinja w'amezi 4 witabye Imana yakorerwa ubuvugizi, by'umwihariko akabona n'ubutabera, koko iperereza ryasanga uyu mama we ari we wamwambuye ubuzima akaba yabihanirwa. Nagerageje kuvugana n'abayobozi batandukanye bo muri kano gace, by'umwihariko abo mu nzego z'ibanze bari baturanye na runo rugo, harimo abajyanama b'ubuzima, harimo ba mutwarasibo, harimo ba mutekano. Bavuga yuko koko biri gukekwa ko uyu mwana ari we wambuye ubuzima umwana we. Hano hantu muze kunyihangana, ndi gukoresha abana cyangwa se zino mwana ari kwigarukamo cyane, bitewe n'uko uyu mukobwa nawe yari umwana, no mukobwa witwaga Mbabazi nawe yari umwana wabyaye atujuje igihe, noneho aza kunanirwa kurera umwana we, agenda agambirira kumwica, ariko biza kurangira abigezeho zino tariki. Rero naje kubaza nti yaba ari iyihe mpamvu ituma muri kano kagari cyangwa se muri uno murenge wa Kabacuzi hagaragaramo abana baterwa inda batujuje imyaka y'ubukure? Amwe mu makuru nahawe n'umujyanama, wenda ntari buze kuvuga izina kubw'umutekano we, yavuze yuko bishobora kuba bituruka no ku mibanire mibi y'imiryango yabo. Ugasanga wenda umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane, umugabo avuye mu rugo, noneho umugore usigaye mu rugo kurera abana cyangwa se kubaha igitsure kugira ngo bagendere ku mategeko y'urugo birananiranye, cyangwa se baranamusuzuguye, akaba ari cyo gishobora gutuma abana batangira kugenda bitwara nabi, bamwe bajya mu ngeso mbi, bagorobereza mu masantere, mu makaritsiye y'ubucuruzi, akaba ari naho bashobora gukura n'izo nda zitateganijwe. Kandi naje kumenya yuko
uyu mwana witwa Mbabazi wishe umwana we na nyina ngo ari mu mujyi wa Kigali, nawe n'ubundi akora akazi k'uburaya ari wo mwuga we mu mujyi wa Kigali, ndetse ko ngo yagiye abyara abana ageze mu bana 3 bose agenda abohereza iwabo, ari nayo mpamvu n'uno mwana wishe umwana we yarerwaga na nyirakuru, ndetse ari nayo mpamvu uyu nyina wabo yahoraga akora ibishoboka byose kugira ngo abe yamuhana, ndetse agakumira n'icyo gikorwa uyu ari gushaka gukora cyo kwica uno mwana, ariko nyine byaje kurangira noneho amuciye muri humye, umwana aramujyana amugarukana yitabye Imana. Rero nshuti bakunze mudukurikira mwa kino kiganiro, mwebwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tuba tubagejejeho inkuru nk'izi ngizi kugira ngo tuzikuremo inama, ndetse tugende duhanahana n'ibitekerezo, ndetse igihe icyo ari cyo cyose tubona n'ahandi hantu hashobora kuba hari imyitwarire mibi, cyane cyane ku bana nk'aba ngaba baba barabyaye imburagihe, ubuyobozi ndetse by'umwihariko n'ababyeyi bari hafi aho bajye bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo babe bakumira kino kintu. Ndetse kandi unababwira yuko bagomba gutangira amakuru ku gihe. Yego, gutangira amakuru ku gihe. Ako Gade, reka tubanze tuganire kuri kino kintu kugira ngo hari ibintu nyine biba bidasobanutse, sibyo? Yego. Kuko birumvikana ko buriya iyo umubyeyi, buriya nubwo yenda yari umwana utujuje imyaka, ariko buriya iyo wabyaye burya ngo uba wakuze, sibyo? Kandi buriya iyo umuntu yabyaye undi ntabwo aba akiri umwana, ahubwo aba abaye umubyeyi, sibyo? Biragoye kuba umubyeyi yafata umwana we. Leta yo ivuga ko wa muntu aba ari umwana. Aba ari umwana, ariko nawe aba agomba guhabwa agaciro nk'umubyeyi, cyane cyane noneho hakanitabwaho nk'umubyeyi. Ni umubyeyi wabaye umubyeyi imburagihe. Yabaye umubyeyi imburagihe. Yego. Ariko Gadi, amategeko avuga yuko mu gihe umwana atujuje imyaka, hari uburyo bagenda bakamufasha gukuramo inda, akaba bayimukuramo kugira ngo ejo n'ejo bundi bakumire izo ngaruka. Ese twibaze n'ababyeyi cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange badukurikiye, kubera iki nimba barabonye imyitwarire y'umwana kuva agitwita kugeza umwana avutse kugeza ubwo atangiye gucuna imigambi yo kumuvutsa ubuzima, bagiye babibona, ese bakoze iki? Wari uzi yuko buriya gukuriramo umuntu inda akenshi bituruka ku burenganzira bwe we ubwe abyifuje. Ushobora no gukora ibishoboka byose ukavuga ati tugende ubikuremo, akakubwira ati njye simbishaka. Wakora iki? Ndetse hari n'umwana utwara inda agakora ibishoboka ukabona abibona. Hari n'igihe famiye yiwe ishobora kugira muri akavuga ati uyu mwana wacu dukurikije uburyo bimeze reka tuyikuremo, cyane cyane ko noneho yari yaragize ate, yari yanze no kubemerera ngo umuntu wayimuteye. Ese ikibazo cyo guhisha abantu bateye inda turakivugaho iki? Nyine nk'uko nabigusobanuriye, bimwe mu bituma bano bana bahisha ababateye inda, yego, harimo kubarengera ngo badafungwa, kuko urabizi nyine igihano cya viyori kirakakaye cyane. Nicyo gihano buri musore wese cyangwa se n'abagabo batinya, ku buryo ashobora kwemera agatanga hafi y'ibyo afite byose, ariko wa mwana ateye inda utujuje imyaka akamugirira ibanga. Gada, hari ikibazo kijya kiba mu miryango, ugasanga umwana we yatwaye inda, ariko nubwo yatwaye inda ntabwo uri kumuha amahoro, ntabwo umuha agahenge, uramumucunaguza, uramumucyurira, mbese nyine ugasanga wa mwana yabyagiye kumubera umuzigo uruta uwo yari asanga amufite mu muryango. Aho si ibyo ntabwo bijye b'intandaro ikaba yanatumye uno mwana utujuje imyaka, kuko no kuba atujuje imyaka nacyo ni ikindi kibazo gituma adatekereza nk'umuntu mukuru. Yego, sibyo? Rero uwo muntu nimba abashije kuba yabyara ukabasha kumushyiraho igitutu ukanamutoda ukahora umukandamiza, nkeka yuko rwose atatekereza neza. Ibyo none se niba adatekereza neza, kuki atekereza akavuga ati uyu muntu wantenda ndamutse muvuze ashobora gufungwa? Niya myumvire nyine, niya myumvire y'ubwenge bukenya, ntekereza ko akenshi na kenshi ari imibare mikenya, kuko aramutse aba ari umuntu utekereza neza, atekereza nk'umuntu mukuru, ntabwo yatekereje gutyo. Yego, sibyo? Ndetse kandi ari n'umuntu mukuru yagasanze n'uwo muntu wanyimuteye, aho kugira ngo aruhane ibintu bye. Gusa ikintu kiriho cyo cyane cyane buriya mu nce z'icyaro ntabwo bari bakira kino kintu yuko umwana ashobora kuba yatwara inda. Bo nyine baba bumva ari igikuba cyacitse. Ari nayo mpamvu bashobora nyine gutangira bakamutoteza cyangwa se bakamuhohotera cyangwa se bakamufata nabi kubera yuko nyine yakoze ikintu n'ubundi twavuga yuko atari cyiza. Ako si kuko ibyo bintu birakwiye.
ntabwo bikwiriye. ubu numva byagakwiye kugenda gute ubundi Eh? mu buzima busanzwe ubundi byagakwiye kugenda gute? icya mbere niba umwana aguye mu ikosa Yego, muganirize, yego. umwigishe, ndetse bishoboka yuko wenda kuba yaraguye muri iryo kosa ni uko mbere hose atigeze abona umwanya wo kwicarana n'umubyeyi we ngo baganire. Noneho igihe aguye muri iryo kosa muganirize, ndetse ukumire yuko yazongera akagenda, ukabona byaye uwa mbere abyaye n'uwa kabiri. Sinakubwiye ko nyina w'uno mwana w'uno mukobwa wishe umwana we abyaye inshuro 3 kandi abana badahuje base, kandi n'ubundi yibera mu mujyi wa Kigali ari ukubyara abana akaboherereza nyina ngo arebe. Biranumvikana ko cyane cyane ko no kugira ngo uwo mwana w'umukobwa abashe kuba yaterwa iyo nda byaturutse mu mibanire y'imiryango ya mama we bitewe n'uko bari babanye, nuko yari abanye n'iwabo. ngo iyo bahetse abigisha wo mu mugongo. Yego. Gusa none ibi ntabwo ari byo kwishimirwa, Ntabwo ari byo kuko byanze bikunze uyu mwana wapfuye yari afite ejo heza, yari n'umwana w'igihugu, sibyo? Ahubwo turi igenda kwibaza ngo ese koko bure nubwo bavuga ngo umuntu arakwiba ngo umujura ntumuyoberwa ari guyoberwa aho yaguhishe. Ubu koko muri no karitsiye yakuriyemo, ubu byanze bikunze nta n'umuntu ushobora gukeka avuga ati uyu mujama yarasanzwe agendana n'uyu mukobwa, byagendaga gutya byagira gutya, urukuru kugeza aho umuntu atewe inda. Ubwo kwabura n'ahantu ukorera iperereza. Rero kugendana n'umuntu ntabwo bivuze yuko ari waguteye, kuko dushobora kuba turi kumwe tugatandukana saa 12:30, uratambitse uhuye n'undi saa 1 akurambitse aho ngaho. Nese ubwo bizitirirwe ngiye twari turi kumwe, kandi wenda guhera saa 6 twari turi kumwe. Rero icyo ntabwo wagishingiraho uvuga ngo uyu niwe waba wateye umwana. Yego. None se ga amategeko arateganya iki kuri uno mwana w'umukobwa wishe umwana we? Mu gihe noneho nimba yari ataruzuza imyaka, bigaragara yuko nyine ngo yari yarahohotewe. Icyo ni ikintu kimugira ko ari umwana. Ariko none kuba yarabyaye njye ntekaye ko yari yarakuze, ntabwo bimuha uburenganzira bwo kwica umuntu ngo nuko yari umwana. None amategeko arateganya iki mu gihe uno mwana w'umukobwa yishe umwana we? Dore rero iyi nkuru n'ubundi nayihawe n'umuturanyi wabo. Yego. Utashatse ko muvuga mu mazina. Yego. Icyo namenye cyo ni uko bashaka gukora ibishoboka byose ngo babigire ibanga, byitwe ko umwana yapfuye mu buryo busanzwe. Iki? Ndetse na gahunda yo gushyingura uno mwana iri gutegurwa. Ariko umuntu w'umubyeyi ntari buze kuvuga hano, yego, yaciye ku ruhande arampamagara. Arambwira ati bimeze gutya na gutya, kandi birakwiye yuko uyu mwana wapfuye ahabwa ubutabera, ndetse uyu mwana wishe undi mwana we agahanwa, bityo bikabera isomo n'abandi bakobwa bafite ibyo bitekerezo. Yego. Yego. Nicyo usaba abayobozi rero muri kano gace cyangwa se abadukurikiye muri rusange? Icyo mbasaba ni ugutanga isomo no guhana, kuko kugira ngo umuntu yige ni uko aba yabonye igihano. Urugero ni uno mwana w'umukobwa afashwe agahanwa, na babandi bose bafite ibyo bitekerezo byo kuvuga ati nabyara umwana, nagize ibyago nkamubyara, namuniga bikarangira. Abo nabo bagakuramo isomo kugira ngo wabitekerezaga wese nagira amahirwe make yo kubyara umwana atabiteganyije, azihangana murere, kuko uwo mwana nta kosa na rito afite. Yego. Urakoze cyane. Ngewe rero ni ibyo ngibyo narindi kugira ngo tubanze tuvugeho, kuko ibintu bireze, abana benshi bari kubyara inda zitateganyijwe, bari kubyara ku bwinshi pe. Ariko nanone ababyeyi mujye mwihangana, nimba umwana musanze mu ikosa si ngombwa guhita umwoka inabi, ahubwo umuganirize umaze icyabimuteye, bityo azanakohereza n'amakuru y'uwayimuteye. Yego. Yego. Muri kino kiganiro rero ndagira ngo mbwire abakunzi bacu yuko nagerageje kuvugisha abayobozi bo mu nzego zisa nk'izisumbuye muri uno murenge wa Kabacuzi. Sinabashe kubavugisha ku murongo wa telefoni kugira ngo numve nibo bino bintu babimenye cyangwa se menye icyo babivugaho, ariko bari bampaye isaha ya nyuma saa 6 ko bari buze kuboneka tukavugana. Abakunzi bacu ndi buze kubabwira icyo ubuyobozi buvuga kwa kino kibazo. Yego. Urakoze cyane Gadi. Yego.